Kristo uganza, Kristo utsinda. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda. Ije kutugira neza kuri uyu wa kane w'icyumweru gitagatifu, tariki 28 Werurwe 2024, ubwo dutangiye iminsi y'inyabutatu ya Pasika yitwa Triduum Pascal. Ana magambo abiri y'Ikilatini avuga tres, 3, gatatu, ndetse na dies bikavuga jour, umunsi. Inyabutatu ya Pasika, uwa kane mutagatifu, uwa gatanu mutagatifu, uwa gatandatu mutagatifu, anaho nyine tugera ku izuka rya Kristo. Muri aka kanya rero tugiye kuzirikana ku masomo matagatifu aherwa umugisha amavuta ya Krisma, la messe chrismale, kugira ngo dufashe kwitegura izuka rya Kristo. Uyu munsi wo kwa kane ugira ibice bibiri: misa amavuta matagatifu na misa y'isangira rya nyuma rya Yezu Kristo. Reka duhere kuri misa y'amavuta matagatifu muri iki gitondo. Isomo rya mbere ni mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe 61, umurongo wa 1 kugeza kwa 3, wa 6, wa 8 n'uwa 9. Umwuka w'Uhoraho urantwikiriye, kuko Uhoraho yantoye akansiga amavuta. Yanyoheje gushyira abakene inkuru nziza, komora abafite umutima wamenaguritse, gutangariza imbohe ko zibohowe, n'abapfukiranwa ko bafunguwe, kwamamaza umwaka w'impuhwe z'Uhoraho, umunsi wo kwihorera kw'Imana yacu, guhumuriza abari mu cyunamo bose, kwambika ikamba abashavuye b'i Siyoni. Bazambikwa ikamba mu kigwi cy'ivu, umwambaro w'umurimbo mu cyimbo cy'ibigunira, basigwa amavuta y'ibyishimo mu mwanya w'umubabaro. Naho mwebwe muzitwa abahereza bitambo b'Uhoraho, bazabite abagaragu b'Imana yacu. Nzabaha igihembo cyanyu nta buryarya, nzagirane namwe isezerano rizahoraho iteka. Abagukomokaho bazamenyekana mu mahanga, urubyaro rwanyu rwamamare mu miryango. Abazarubona bose bazamenyereho ko ari urubyaro Uhoraho yahawe umugisha. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 89. Nyagasani ni ufite amagambo y'isezerano rihoraho. Kera wavuganiye n'abayoboke bawe mwibonekerwa, maze uravuga uti, nasanze Dawidi yambera umugaragu, maze musiga amavuta yanjye matagatifu. Ikiganza cyanjye kizamuramira, n'ukuboko kwanjye kuzamutiza imbaraga. Ubudahemuka bwanjye n'impuhwe zanjye bizahorana nawe, maze gura umutwe kubera izina ryanjye. Wazanyambaza agira ati, uri Data, uri Imana yanjye, uri urutare nkesha agakiza. Nzamukomereza impuhwe zanjye ubuziraherezo, kandi iryo sezerano ntirizasubirwaho. Nyagasani ufite amagambo y'isezerano rihoraho. Isomo rya kabiri ryo mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana intumwa, umutwe wa 1 umurongo wa 5 kugeza kwa 8. Bavandimwe, nimugire neza n'amahoro bituruka kuri Yezu Kristo, umuhamya w'indahemuka, umuvuka mbere mu bapfuye, n'umugenga w'abami bo ku isi. Koko Kristo aradukunda, yadukijije ibyaha akoresheje amaraso ye, maze atugira ihanga rya cyami n'abahereza bitambo, kugira ngo dukorere Imana se. Naharirwe rero ikuzo n'ububasha, uko ibihe bihora bisimburana iteka, amen. Ngo yaraje rwagati mu bicu, maze icyitwa ijisho cyose kizamubone, ndetse n'abamuhinguranyije. Imiryango yose y'isi izajya mu cyunamo ku mpamvu ye. Nibyo koko, amen. Ninjye Alpha na Omega, intangiriro n'iherezo. Uwo ni Nyagasani Imana ubivuga, uriho, wahozeho, kandi ugiye kuza, umushobora byose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu kwanditswe na Luka, umutwe wa 4 umurongo 16 kugeza ku 21. Muri icyo gihe Yesu ajya i Nazareti, aho yari yararerewe, maze nk'uko yabimenyereye yinjira mu isengero ku munsi w'isabato. Nuko arahaguruka ngo asome ibyanditswe bitagatifu. Bamuhereza igitabo cy'umuhanuzi Izayi, arakibumbura, abona handitse ngo, Roho wa Nyagasani arantwikiriye, kuko yantoye akansiga amavuta, agira ngo ngeze inkuru nziza ku bakene, ntangariza imbohe ko zibohowe, n'impumyi ko zihumutse, n'abapfukiranwa ko babohowe, kandi namamaza umwaka w'impuhwe za Nyagasani. Yesu abumba igitabo, agisubiza umuhereza, maze aricara. Mu isengero bose bari bamuhanze amaso. Nuko atangira kubabwira ati, ibiri mu isomo maze kumva, mumenye ko byujujwe uyu munsi. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Ibiri mu isomo maze kumva, mumenye ko byujujwe uyu munsi. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Kristo naganzi wacu, tumubone tumwereke abandi buri munsi.
aha tugeze ni kuri buri munsi. Nyagasani arifuza kugusiga, ahasigaye nawe ukaza kugera gute, ukaza kwinogereza. Mbere yuko tuvuga intego remezo tujye kugenderaho muri aka kanya, reka tubanze dukora umwitozo. Birumvikana ubutsinda, turaza kugusiga ahasigaye nawe winogereze. Umunsi umwana ahaye mugenzi w'umwitozo, nuko aramubwira ati uwaguha imineke 3 hanyuma akaza gukuramo 2, hasigara imineke ingahe? Hasigara 1. Niko yasubije. Ikindi kibazo kiti, none se waguha amandazi 3 hanyuma akaza gukuramo amandazi 3, wasigara n'amandazi angahe? Wasigara niki? Nuko mwana aravuga ati koko ubu se koko ugusukunokesha ampaye amandazi 3 none agiye kuyanyambura, none se urumva nasigara niki? Wa mwana arashakisha uburyo yavuga 0, biramunanira. Arangije aricecekera ati kirananiye, kugira ngo ntibaze kumwambura amandazi. Nuko mugenzi we aramubwira ati niko waguha amandazi 3 hanyuma kongera akayakira akayafata, wasigarana amavuta. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Ngo umwitozo w'abana, nubwo yakwambura amandazi yawe ariko amavuta yo yaza gusigara, kuko amandazi agizwe nyine n'amavuta. Amavuta aragusigara mu biganza iyo bakwambuye n'amandazi. Uyu mwitozo w'abana nubwo ari uw'abana ariko hari byinshi watubwira natwe. Uratwerekeza ku mavuta, ya mavuta akenshi akunze gusigara mu biganza byacu n'igihe cyose hari ibyo batwambuye. Naringe kuvuga nk'indazi, amavuta agadusigara kugira ngo akomeze kudusigasira. Muri aka kanya tuje mu gitondo cy'uwa 4 mutagatifu, mu misa y'amavuta matagatifu. Tugiye kuzirikana ku ntego igira iti gusa na Kristo. Birumvikana gusa na Kristo, turaza gusangira nawe, twishushanye nawe, ubundi duse nawe. Tugiye kuzirikana ku ngingo 3 ziza kudufasha kumva agaciro cy'iyi misa. Ingingo ya mbere iraza kwitwa akamaro k'amavuta muri rusange. Ingingo ya kabiri iraza kwitwa igisobanuro cy'amavuta matagatifu. Ingingo ya 3 ubwoko bw'amavuta matagatifu. Bityo nawe uza gusohoka ahangaha usa na Kristo, gusa na Kristo. Reka duhere ku ngingo ya mbere, akamaro k'amavuta. Turabizi twese amavuta araryoha. Amavuta araryoshya, akanaryoha, akoroshya, yoroshya ibintu ibyari bikomeye ikabyoroshya. Ariko nanone amavuta arakomeza, amavuta aromora, amavuta ni umuti. By'umwihariko biraza kutuganisha amavuta umukristo asigwa, amavuta umurwayi asigwa, nkuko tubisanga mu Ivanjili ya Luka umutwe wa 10 umurongo 25 kugeza kwa 37. Wa musamariya w'impuhwe agira ate, yomoza amavuta wa murwayi yasanze ku nzira, ya ndembe yasanze ku nzira, wa mugenzi yasanze bahondaguye ku nzira, nuko akamwomoza amavuta. Umutwe wa 10 umurongo wa 34. Amavuta rero akerekeza ku mpuhwe z'Imana. Impuhwe z'Imana zitwomora twebwe abanyabyaha kugira ngo dukire ibyaha byacu. Ngaho akamaro k'amavuta ni ukudukiza. Amavuta ni umuti. Reka tujye ku ngingo ya 2 yitwa igisobanuro cy'amavuta. Birumvikana amavuta matagatifu. Nkuko twabizirikanye, tuje guhimbaza amasomo ya misa y'amavuta matagatifu yitwa mu Gifaransa messe chrismale. Iryo jambo Krisma ngiye gukubwira inkomoko yaryo kugira ngo amavuta urushe ko y'agaciro, umenye n'icyo azakumarira muri uyu mwaka wose. Messe chrismale, misa y'amavuta matagatifu, ni misa batubwira ko iyobowe umwepiskopi akikijwe n'abasaserdoti ndetse n'imbaga y'abakristo. Abasaserdoti bunze ubumwe basigasiwe n'abakristo, bityo umwepiskopi agaha umugisha amavuta azakoreshwa muri uwo mwaka wose. Nkuko tuza kubona ubwoko 3 bw'amavuta buzarushaho gusigasira imbaga y'Imana mu rwego rwo kwishushanya na Kristo. Messe chrismale. Krisma mbere na mbere biva ku nshinga y'Igihebureyi masa, mu Kigereki kiriyo, Ikilatini ungere, Igifaransa wendre, mu Kinyarwanda gusiga. Birumvikana iyo twasizwe amavuta tuba dusigasiwe, tumene natwe nk'aba bana basiga ahasigaye twinogereze nyine. Ngaya amagambo onction, oin, wasizwe, Krisma, huile, amavuta, onction, bikerekeza kuri Kristo nanone wasizwe, watowe n'Imana, watumwe n'Imana, intumwa y'Imana, Mesia, Kristo watowe, wasizwe n'Imana. Abakristo muri batisimu cyane cyane dusa na Kristo, twishushanya na Kristo.
nuko tukagira uruhare ku busaseredoti, ubwami n'ubuhanuzi bya Kristo, kuko ari we ntumwa y'Imana loin par excellence, wasizwe ku buryo bw'ikirenga. Nk'uko twabizirikanye mu masomo y'uyu munsi, iri somo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, Yezu asoma akarisomera imbaga. Iri somo ryameje ritwereka ko ari Yezu wavugwaga, none bikaba byujujwe. Niwe muhanuzi, niwe mwami, niwe musaseredoti, niwe wasizwe by'ikirenga amavuta. Twese icyacu ni ukugira uruhare kuri we, kuri iryo sigwa rya Kristo, Krisma ya Kristo nyine. Ayo mavuta Krisma nyine bikavuga amavuta. Nanjye kimwe nawe twabatijwe, duhamagare gusa na Kristo igihe cyose dusizwe ayo mavuta, amavuta matagatifu. Reka rero muri aka kanya tujya ku ngingo ya gatatu, ubwoko bw'ayo mavuta. Ayo mavuta ari ugutatu, ndetse afite n'impinamagambo zazo. Akenshi dukunze kuyabona mu ducupa, ari mu ducupa ampule o cha. Ni amagambo y'ikilatini oleum catechimenorum, ngaya mavuta y'abigishwa, oleum catechimenorum. Noneho amavuta ya kabiri oleum infirmorum, huile de malade, amavuta y'abarwayi. Amavuta ya gatatu sanctum Krisma, sanctum Krisma, saint crème. Aya noneho ni amavuta matagatifu. Reka rero tugire icyo tuvuga kuri amavuta mu ncamake. Reka duhere ku mavuta ya mbere, amavuta y'abarwayi. OI, isigo ry'abarwayi cyane cyane turivoma mu ibaruwa ya Yakobo, umutwe wa 14 umurongo wa 15. Reka duhasome. Mwabase mwifitemo umurwayi, nahamagaza abakuru ba kiliziya bamuvugireho amasengesho, bamaze kumusiga amavuta mu izina rya Nyagasani. Isengesho rijyanye n'ukwemera rizakiza uwo murwayi, Nyagasani azamuzahura, kandi niba yarakoze ibyaha abibabarirwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Onction des malades, gusigwa kw'abarwayi. Iri ni rimwe mu masakamento 7 Yezu Kristo yaremye, gusigwa kw'abarwayi. Bakristo bavandimwe, abantu benshi bakunze guhabwa iri sakramento kuri burembe. Birabaje kandi birabaje koko kubona iri sakramento abantu benshi bakunze kurihabwa bakaryita ngo amasakramento ya nyuma. Ndetse rimwe na rimwe abantu benshi bakunze kuritinya kurihabwa kuko bumva bagiye gupfa, kandi atari ko ryarimwe, ntago ari cyo ryaremewe. Ubundi ndamutse ndondoye ibyiza by'iri sakramento y'ugusiga kw'abarwayi, amavuta ntitwayabona. Abantu benshi bajya kuyisiga kuko twese turi abarwayi, nta n'umutarwaye. Wajya urwara umutwe uti padi nsiga amavuta y'abarwayi, wajya urwara mu nda ati padi singa amavuta y'abarwayi, wajya urwara rubaga impande ukarwara kanseri, diyabete, igifu n'izindi ndwara nyinshi cyane ati ukanyarukira kwa padiri ati jya kunsiga amavuta y'abarwayi. Ariko igeze bya mavuta ni byinshi. Nanone kubera ko turi abarwayi, iri sakramento riraduherekeza nka Kristo. Ngaha muri iri sakramento ryo gusiga kw'abarwayi, Kristo uri muri aya mavuta, icyo kimenyetso kugira ngo adukize, akomore, dufatikane muri iyo mibabaro. Kristo umunyamibabaro wababaye, kugira ngo natwe akomeze kudukiza, tubabarane na Kristo. Kristo wababaye. Ngibirere byiza bya mavuta ntabwo gusa ahabwa abasaza n'abakecuru, ahubwo n'urubyiruko, yewe n'abana. Abantu bose baragene kuyahabwa kuko twese nyine turi abarwayi. Utari umurwayi rero ntabwo nyine yayahabwa, ariko tuzirikana turi abarwayi. Gusa nyine nanone kuko navuze biragoye ko twese kwajya turwara buri karwara kose ngo tujye gusigwa amavuta y'abarwayi. Aho bigere rero ntazajye yongera kuyatinya. Ngaya amavuta tugomba guhabwa igihe turwaye. Yezu Kristo agatwomora, akadukiza, agatomoza impuhwe ze, kuko Yezu Kristo aza muri yashusho y'umusamaritan mwiza w'impuhwe, uje kudukiza, uje gutwomora, kuko turi abagenzi, turi ku rugendo. Wowe nanjye turi ku rugendo rugana hehe? Rugana mu ijuru. Ariko cyane cyane mu gihe cy'igisibo, iki cyumweru gitagatifu, turi kugana hehe? Kuri Pasika, gusa na Kristo umunyamibabaro. Ubwoko bwa kabiri bw'amavuta, huile de catechimene, amavuta y'abigishwa. Amavuta akoreshwa cyane cyane mu gutegura abigishwa, ari abana, ari abakuru, bagana batisimu, kugira ngo barushe kwitegura, bahabwe imbaraga nshya za Roho Mutagatifu zibafasha kugera kuri batisimu. Umukristo wese aba yarayahawe, birumvikana ntiyongera gusubira inyuma ngo yahabwe, kuko ageze kuri batisimu. Iyo warangije kubatizwa ntabwo wongera kuyahabwa nyine, ahabwa abari kwitegura batisimu. Ubwoko bwa gatatu bw'amavuta,
esica sanctum Krisma senkreme amavuta matagatifu. Aya noneho niyo bita amavuta matagatifu, na niyo yitirirwa nyine iyi misa y'amavuta matagatifu messe Krisma. Aho aya mavuta twibuke inkomoko yayo. Aya mavuta bayasigaga abantu batatu mu isezerano rya kera. Bayasigaga abami, bayasigaga abahanuzi, bakasiga n'abasaseridoti nk'abantu batumwe n'Imana ku muryango wayo, kuyobora umuryango w'Imana, kwigisha umuryango w'Imana no gutagatifuza umuryango w'Imana. Ngibi by'amasomo y'uyu munsi nayo ari gutwerekezaho. Kristo abahanuzi bahanuye kuva kera kose amavuta kuko niyo aragenewe, nk'uko ivanjiri isoje ivuga uti ibiri muri iri somo mumenye ko ujuje uyu munsi Yezu Kristo we ndunduro w'ibyahanuwe. Niwe rero muhanuzi, niwe mwami, niwe musaseridoti nyakuri. Abandi twese tugira uruhare kuri iyo mirimo ya Kristo. Bamwe bagira uruhare ku mirimo ya Kristo, le sacerdoce commun, ubusaseridoti bwa cyami duherwa muri batisimu twese. Abandi bakagira uruhare ku busaseridoti nyobozi, sacerdoce ministeriel, twishushanya na Kristo hose. Nuko rero Kristo bamwe akabatuma kuyobora, kwigisha no gutagatifuza imbaga y'Imana ku buryo bw'umwihariko. Abo nibo basaseridoti, abapadiri. Amavuta ya Krisma tuyisigwa mu masakramentu atatu adushyiramo ikimenyetso kidasibangana: batisimu, ugukomezwa ndetse n'ubusaseridoti. Ayo rero twasizwe ntabwo yongera gusibanganya. Akaba mugani w'aho mwana hasigara ikibaguhaye indazi 3 bakongera bagakwambura 3, usigarana iki? Hasigara nyina amavuta akaduteramo kashe indelebile, cya kimenyetso kidasibangana. Nubwo wahungura byose ugahungura, ubu Kristo ubwo ntibukuvamo. Ni kashe, ikimenyetso cy'aro mutagatifu ni kashe, ubusaseridoti ni kashe, uri umusaseridoti iteka ryose. Nguko uko tugomba kwishushanya na Kristo, ugasa na Kristo muri ayo masakramentu, kubera amavuta Kristo dusiga ubundi tugasa nawe. Nawe rero nyuma yo kumva akamaro k'amavuta matagatifu uhamagariwe kuyahabwa igihe cyayo kigeze, ndetse ugasigasira n'abayahawe, abasizwe. Umuntu wasizwe burya bakomeye, wasizwe yose na Kristo agasigwa amavuta ya Kristo abakomeye. Ntabwo ugomba kumusandaza. Ibiganza byasize ntacyo bigomba gusandaza. Ibiganza byasizwe byirinda gusandaza, kuko Kristo ntabwo asandaza ahubwo arasana. Natwe amavuta ya Kristo akomeza dusane, turushaho kugendana nawe, cyane cyane muri iki gihe cy'igisibo cy'icyumweru gitagatifu kitwerekeza kuri Pasika ya Kristo. Amavuta none akatwerekeza kuri ya mavuta ya Maria Madalena asiga Yezu, ashushanya amavuta bazasiga Kumva. Amavuta rero agatwibutsa ubabare, urupfu n'izuka bya Kristo, kwishushanya na Kristo muri byo byose, anabyo bituma koko dusa nawe, tugasanya no bihe byose. Rero natwe amavuta azaduherekeze kugira ngo tuzajyana na Kristo kuri Pasika, dusa na Kristo twasizwe. Wasizwe Krisma asa na Kristo. Ngwifurije kuzahimbaza neza iyi minsi mikuru nyabutatu butagatifu, bityo nawe aho wasizwe wongere ujye kwinogereza use na Kristo. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.